Nshuti bavandimwe, nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri uyu murongo, turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ngo Uwiteka abahire. Twongeye kwishimira kubana namwe muri aya materaniro ku wa mbere w'isabato nk'uko mubimenyereye. Rero reka n'ubundi tubabwire ko ari byiza ko muboneka muri benshi ubwo mugasharinga kugira ngo dushobore guhurira kuri ibi byiza Imana yaduteguriye. Uyu mwanya rero nje turi kumwe nitwa Kadushi Innocent, ninjye ugiye kuyobora iyi gahunda. Nuko rero tugiye gutangira twakire umwigisha wacu wa mbere. Turaririmba indirimbo y'126. Nituyirangiza umwigisha aratanguka atwibwire maze akomeze atugezeho iby'Imana yamutumye. 126 iravuga ngo njya nkunda kuririmba indirimbo ngo yaranshunguye. Njya nkunda kuririmba indirimbo ngo yaranshunguye, niwe wacinye izumanzi maze arambatura, kuko ubwo yanshunguye, kuko ubwo yanshunguye nzahimbaza izina rye, kuko ubwo yanshunguye nzaririmbira uwandokoye. Mfite umukiza unogeye rwose, kuwe wanshunguye, mpimbazwa no gukora ibyo shaka, kuko yanshunguye, kuko ubwo yanshunguye, kuko ubwo yanshunguye nzahimbaza izina rye, kuko ubwo yanshunguye nzaririmbira uwandokoye. Nzahora mpamya ntacyo nikenga yuko yanshunguye, sinzashidikanya ngo nshobore, kuko yanshunguye, kuko ubwo yanshunguye, kuko ubwo yanshunguye nzahimbaza izina rye, kuko ubwo yanshunguye nzaririmbira uwandokoye. Mfite aho yanteguriye heza, kuko yanshunguye, niho nzibanira nawe iteka, kuko yanshunguye, kuko ubwo yanshunguye, kuko ubwo yanshunguye nzahimbaza izina rye, kuko ubwo yanshunguye nzaririmbira uwandokoye. Mwese turaramukanije mu izina rya Yesu. Uwiteka abahire kandi aduhane umugisha. Reka dufatanye gushima Imana
yatugiriye neza ikaba duhaye uyu mwanya kugira ngo twongere dusabane nayo binyurije mu kwiga ijambo ryayo. Izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Iyo abantu b'Imana bari kwiga amagambo y'Imana, baba bari kuvugana n'Imana, baba bashaka kumenya icyo Imana yabageneye inyurije mu byanditswe byera. Ibyanditswe byera ni urwandiko Imana yatwandikishirije kugira ngo tumenye iki dushakaho, kugira ngo tugikore, kandi tumenye icyo Imana itubuza, icyo Imana idashaka ko dukora, kugira ngo tukirinde, bityo umubano wacu hagati yacu n'Imana ubeho nta makemwa, nta gatotsi karimo. Nitwa Irankunda Jacques, ninge tugiye gufatanya muri iki cyigisho cya mbere. Mbere yuko tujya mbere mu nsanganyamatsiko tugiye kwigana ivuga ngo akaga ko kunyunyuriza ubutaka ubusa, reka twicishe bugufi aho muri natwe aho turi, dusenge hanyuma tujye mbere. Urakoze data wera mubyeyi, turagushima izina ryawe rikuru nirihabwa icyubahiro. Watugiriye neza kuko waturinze, udukundiye yuko tugera muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ryawe. Turakwiragije ngo tube bugufi, utubane, utubere umwigisha mukuru, twese uduhindure ibikoresho byawe, imitima yacu yihindure ubutaka bwiza, umwuka wera yifumbirire, kugira ngo buri wese yitegure kumva no kumvira ibihuje n'ubushake bwawe. Tubyaka ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Reka nkuko tutari tumaze kubibabwira, tugiye gukoresha uyu mwanya twigana ijambo ry'Imana. Muri Timoteyo havuga yuko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhanira gukiranuka no kumwemeza ibyaha bye, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse yujuje ibimukwiye byose, ngo abone uko akora imirimo myiza yose. Umuntu ashaka gukora ibishimwa n'Imana, ashaka gukora imirimo myiza, ashaka gutungana no gushyika kugira ngo agere ku kigero Imana imushakaho, yiga ibyanditswe byera. Nuko ubwo rero tugiye kubyiga. Nimusoma mu bitabo bitandukanye, nk'igitabo cyitwa Inama z'Itorero mu cyisho cya 14 kivuga ngo ibyanditswe byera, muzasomamo yuko ngo ijambo ry'Imana Bibiliya ihishemo ubutunzi, ubwo butunzi ariko bw'akataraboneka bw'agaciro gakomeye. Hanyuma ngo ariko ngo buhishwe amaso y'umuntu ushaka agacukumbura mu byanditswe, ariko agashaka by'amajejuru. Rero ni ngombwa rero ngo dukoreshe umwanya wacu, igihe cyacu, twiga ijambo ry'Imana, kugira ngo twige ijambo ry'Imana. Nuko ubwo tugiye kwigana iyo nsanganyamatsiko tubabwiye ivuga ngo akaga ko kunyunyuriza ubusa ubutaka. Ubusanzwe ibimera, ibihingwa, ibyatsi, ibiti nibyo binyunyuza ubutaka, kuko nibyo bihingwa mu butaka bikakura. Intunga mubiri zabyo ari byo bita ngo intunga gihingwa, bijya bikomoka mu butaka munsi. Igihingwa kikabaho, kigakura, nacyo kikabyara, kigatanga umusaruro, kiba kiri kunyunyuza ubutaka. Nk'uko umuntu arya, ibyo ariya hakaba harimo intungamubiri, harimo ibyubaka umubiri, harimo ibitera imbaraga, harimo ibinyamavuta, harimo ibirinda umubiri indwara, harimo amazi, harimo n'ibyitwa amasukari, byitwa glucides. Ibyo byose umuntu akabaho bitewe n'ibyo yariye. Ni nako n'ibimera bimeze, nabyo ni ibinyabuzima, nabyo bikenera kurya, bikakenera intunga gihingwa zitandukanye zikomoka mu butaka kugira ngo nazo zibeho. Igiti cyaba kiri kunyunyuriza ubusa ubutaka, ikiramutse kiri mu butaka bwiza bufumbiye, icyo gishaka cyose mu butaka kikibona, ariko cyo kikarengaho ntikera imbuto, aho kiba kiri kunyunyuriza ubusa ubutaka. Ubwo turagaruka muri kino cyigisho ku biti.
nk'ibiremwa bigenzi byacu. Iyo igihingwa kiri mu butaka kikera imbuto nziza, kigereranywa, gikunda kwifashishwa kiri kugereranywa umukirisitu ariko wera imbuto. Umukirisitu wera imbuto, umuntu w'Imana, umuntu uharanira ibyo gukiranuka akabikora, agereranywa n'igiti cyera imbuto nziza. Igiti uko cyaba kimeze kose, uko cyaba ari inganzamarumbo, ariko kitera imbuto, ahubwo gifite amahwa, kidafite icyo kimariye abantu batakirya, ahubwo icyo giti bakakirinda, kigereranywa n'umukirisitu ariko udatunganye, umukirisitu utera imbuto nziza, umukirisitu udafite imico ihuje n'uko Imana ishaka. Nuko tuzabisoma ubwo nituvuga ku bigendanye n'iby'ibiti, turaba turi kwerekeza ku bantu. Iyo dusomye mu gitabo cya Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere, Imana yagereranije umuntu n'igiti. Dore uko ibyanditswe byera bivuga. Haravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntakore n'ibi bikurikira. Zaburi igice cya mbere hati umuntu udakurikiza imigambi y'ababi arahirwa, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira, kandi amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Umukirisitu utagendera mu nzira z'ababi, abantu bakobana akabagendera kure, abanyabyaha akabagendera kure, agahitamo kubana n'abantu bubaha Imana kuko nawe yubaha Imana, akirinda gukora ibyaha kandi akifatanya n'itsinda ry'abantu beza, kuko muri Bibiliya mu Bakorinto igice cya 15:33 ubwo n'urwa mbere haravuze ngo ntimuyobe kwifatanya n'ababi byonona ingeso nziza. Undi murongo ukavuga ngo nuko muve hagati y'ababandi muhunge, ntimwifatanye nabo kandi ntimukore ku kintu cyose gihumanye. Imana ishaka yuko abantu bayo beza bifatanya n'abeza kugira ngo ababi batanduza beza. Noneho bene uyu muntu umeze atya ngo agereranywa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo cyatewe hafi y'umugezi. Icyo giti kuko gitewe hafi y'umugezi gihora gitoshye, kikera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyume, kandi ngo uwo muntu icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Muri kumva yuko umuntu haraho agereranywa n'igiti. Nanone muri Yesaya oya ni Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 7 hari amagambo akomeye turahasoma kugira ngo twumve nanone icyo Uwiteka avuze. Umukirisitu w'ingirakamaro, umuntu w'Imana ushaka kujya mu ijuru, umuntu uharanira ibyo gukiranuka, umuntu unezezwa n'iby'Imana imushakaho maze akabikora, uwo nguwo dore ukuntu agereranywa. Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 7 haravuga hati hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi. Icyo giti ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanywemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Ngo umuntu wubaha Uwiteka agafata Uwiteka akamubera ibyiringiro, ntiyiyiringire cyangwa ngo yiringire abantu abakomeye cyangwa ngo yiringire ibintu. Hari amakosa atatu abantu bajya bakora. Hari abajya biyiringira, iryo ni ikosa rikomeye. Hari abiringira abantu babo batekereza ko bakomeye, abo ngabo muri Zaburi yaravuze ngo abakomeye bo mu isi ngo iyo tubiringiye ngo tuba turi gukora amakosa, ngo kuko Imana ifashe abakomeye bo mu isi kabashyira ku munzani, ikabahuriza hamwe ikabashyira ku munzani, ngo ikindi
gihande cy'umunzani ngo ikashyira umukungugu uyu wo ku nkweto, uyu mukungugu ngo uwo mukungugu barusha kuremera, abo baratumbagira bakagera hejuru cyane bitewe nuko nta biro bafite, ni nk'amababa maso y'Imana. Noneho wa mukungugu agakuru gakeya kaguye ku myenda, kaguye ku nkweto, kakandi uhanagura ngo kakabarusha uburemere. Niyo mpamvu Bibiliya tubwira ngo ntitukiringira abakomeye, ntitukiringira umwana w'umuntu. Noneho ni kosa nanone kwiringira umuntu. Icya gatatu ni ukwiringira ibintu. Hari abantu baba bafite ibintu, ibyo bintu bakabyiringira. Ayo ni amakosa atatu. Rata twari dukwiye kwiringira Uwiteka, ngo nitwiringira Uwiteka, ngo Uwiteka akatubera ibyiringiro muri byose, ngo tugereranywa n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishoreye imizi yacyo mu migezi, noneho ntikizatinya amapfa nacana. Izuba ryo kwa karindwi nuko ibihe bigenda bihinduka, amezi izuba ryaviragamo akaba atariyo, ibintu bikajya bihinduka. Mu gihe twari twiteze izuba hakaza ahubwo imvura. Ibi ni bigaragaza yuko Yesu agiye kugaruka. N'ibihe nabyo ni imperuka ku bihe, ku byaremwe. Ibyo ngibyo nuko bimeze. Noneho uyu muntu nubwo izuba ryacana, nubwo byagenda gute, icyo giti cyo kizagomeza gitohe, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo, kandi ntikizita ku mwaka amapfa yacanywemo. Uwo ni umuntu w'Imana. Noneho muri kumva yuko umuntu agereranijwe n'igiti. Ubwo umuntu agereranijwe n'igiti, iyo ari igiti cyiza, muzasoma no muri Bibiliya bakatubwira ngo twere imbuto. Ubwo nuko umuntu bazaba bamugereranije n'igiti. Mu yandi magambo, nk'uko igiti cyiza cyera imbuto nziza, ni nako n'igiti kibi cyera imbuto mbi, imbuto zitaribwa. nuko nguko. Noneho twari dukwiye guharanira kuba ibiti byiza. Turasoma kuko turi kwiga igitabo, icyigisho kivuga ngo akaga ko kunyunyuriza ubusa ubutaka. Turasoma umugani Yesu yaciye uri muri Luka igice cya 13 ku murongo wa 6. Hari amagambo twihutira kuhasoma. Akaga ko kunyunyuriza ubusa ubutaka niko turi kwigana. Haravuze ngo Luka 13 umurongo wa 6, haranditswe ngo ni umugani w'umutini warumbye. Haranditswe ngo kandi abacira uyu mugani ati, hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe. Ubwo ni umuntu wahinze igiti cyitwa umutini mu murima we. Bukeye araza gushakaho imbuto arazibura. Amaze kuzibura abwira umuhinzi ati, dore none uyu ni umwaka wa 3 nza gushaka imbuto kuri uyu mutini ntinzibone. Uwuce urakomeza kunyunyuriza ubusa ubutaka. Nawe arasubiza ati, databuja uwureke uyu mwaka nawo muhingire mufumbire, ariko hanyuma nutera imbuto, icyakora nutera uzawuce. Ndasubiramo. Nawe aramusubiza ati, databuja uwureke uyu mwaka nawo muhingire mufumbire, ahari hanyuma wakwera imbuto, icyakora nutera uzawuce. Habonetse umugani ubonetse muri kino gitabo cyitwa Luka. Ni umugani Yesu yaciye. Luka arabyandika. Amaze kubyandika, umugani werekeje ku muntu, ngo ni umuntu wahinze igiti cyitwa umutini mu ruzabibu rwe. Ngo arangije, ngo bukeye aza gushakaho imbuto arazibura. Ntabwo ari ijoro ryaciyemo ngo buke ngo aze gushakaho imbuto, ahubwo ni uburyo bw'ibara nkuru byitwa narration. Uko Bibiliya iba ari nkuru, ntabwo bivuze yuko bwari ari ijoro rimwe ryari riciyemo, ahubwo ngo hari hashize imyaka 3.
ngo arangije aravuga ati dore aje gushakaho imbuto arazibura. Arangije abwira uwamuhingiraga muri urwo ruzabibu aramubwira ati dore uyu ni umwaka wa gatatu ugeze urashize nza gushaka imbuto kuri uyu mutini, kuri iki giti nateye mu murima wanjye, none nkazibura. Rero wewe ushinzwe kumpingira ndagutegetse uwuce, uwuteme, uwurimbure, uwurandure, waba ari ukugomeza kunyunyuriza ubusa ubutaka. Ngo nawe aramusubiza ati databuja, ndakwinginze uyu mutini uwureke uwufumbire, nongere muhingire, nongere mufumbire, ahari hari igihe wazera imbuto. Icyakora nutera nanjye ndagushyigikiye uzawurandure, uzawurimbure. Iki kivuze ngo uyu ni umwaka wa gatatu nza gushaka imbuto kuri uyu muzabibu, kuri uyu mutini nkazibura. Bishatse kuvuga yuko ntabwo umutini wari umaze imyaka 3 we uhinzwe, ahubwo ni imyaka 3 yari ishize ugeze igihe cyo kuba wakwera imbuto, noneho bakaza gushakaho imbuto bakazibura, kandi wari ugeze igihe cyo kuba watanga imbuto barazibura. Noneho niko kuvuga ati nukurandura. Undi ati oya, ntitwe turetse kurandura, twongere tuwinginge, tuwuhendahende, tuwufumbire, tuwuhingire, ahari hari igihe wazera imbuto. Icyakora nutera uzawuce uwurandure, waba ari ugukomeza kunyunyuriza ubusa ubutaka. Uyu murongo urakomeye cyane, kuko uyu mutini mu yandi magambo hari umwanzuro ufatiwe nubwo utabizi, uri mu mahirwe ya nyuma, ariko ntabyo uyu mutini uzi. Nuramuka uteza imbuto bizawukoraho, niwera imbuto ahubwo uzaba wikengeye. Niyo mpamvu icyo umutini uzakora, umwanzuro uzafatirwa umutini uzaba utewe nuko umutini witwaye. Icyo ushakwaho ni imbuto. Icyatumye uyu mutini uhingwa kuba ari ukugira ngo umuhinzi wawuhinze aba ashaka kugira ngo awushakeho umusaruro. Ibi se bishatse kuvuga iki? Nusoma muri Yesaya igice cya 65 ku murongo w'8 tuzasoma amagambo avuga ngo nk'uko iseri ry'imizabibu. Ndeka nkusome Yesaya igice cya 65 umurongo w'8, handitswe ijambo rikomeye rivuga riti, Yesaya 65 umurongo w'8 haranditswe ngo 6:5-8 haravuze ngo Uwiteka aravuga ati nk'uko iseri ry'imizabibu riva mu mutobe bakavuga bati ntimuwurimbure kuko ugifite umumaro, niko nzagirira abagaragu banje ne kubarimbura bose. Ngo nk'uko iseri ry'imizabibu rivaho umutobe maze bakavuga bati ntimuwurimbure kuko ugifite umumaro, niko nzagirira abagaragu banje bose ne kubarimbura. Igituma igiti kirekerwaho ni umumaro gifite. Igiti gihabwa agaciro atari ukubera izina cyitwa, niko ibyanditswe byera bivuga, ahubwo bitewe n'umumaro n'imbuto cyera. Igihesha agaciro igiti ni imbuto cyera, ntabwo ari izina cyitwa. Ngo iseri ry'imizabibu bamaze kumva umutobe ukomoka kuri uwo muzabibu bakawunywa bakumva uraryoshye, kandi bakibuka icyo umarira umubiri, indwara uvura, iz'umutima, iz'impyiko, mbese mu bice bitandukanye aho umutobe w'umuzabibu ubasha gufasha hose, abantu bakavuga bati uyu muzabibu ntimuwurandure, ntimuwurimbure kuko ugifite umumaro. Bishatse kuvuga yuko igiti impamvu kiramutse kiteza imbuto bawurimbura kuko nta mumaro cyaba gifite. Nuko igitabo kiravuze giti ubureke umwaka wa gatatu, noneho nanjye nongere nkuhingire, nongere nkufumbire, icyakora hari igihe wazera imbuto, nutera uzawurandure. Ubwo iki gitabo na iki giti, uyu mutini uhawe amahirwe ariko nta byuzi.
igitabo kiravuga ngo, igitabo cyitwa Imigani ya Kristo, Imigani ya Kristo, harimo amagambo avuga ngo basobanura uyu mugani, ibyanditswe byera, umuhanuzi asobanura iby'uyu mugani w'umutini warumbye, ivuga yuko ngo uwo mutini ari twe ushushanya, ngo tujya twihanganirwa n'Imana, ngo uyu muhinzi wahinze, igisobanuro cy'uyu mugani, uyu muhinzi wahinze umutini nyir'uruzabibu ni Imana, uyu wari ushinzwe kuhingira uwo muntu mu ruzabibu rwe ni Yesu, uyu mutini ngo ni mwene muntu, n'abantu muri makeya, ni twebwe, ni ngewe nawe. Hari igihe kigeze kibaho ibi byerekezwa ku ishyanga rya Isirayeli, ariko muri iyi minsi ntabwo ari bo bari kubwirwa, ahubwo ni nge nawe turi kubwirwa, kuko twebwe ari twe twitwa ngo turabasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Uyu mugani ni uwacu. Turi mu murima w'Imana, mu yandi magambo turi mu isi. Mu murima w'Imana aho igiti kiri mu murima w'Imana kirafumbirwa, kigahingirwa, kikabagarirwa. Mu yandi magambo ni uburinzi bw'Imana, Imana idushyiraho, Imana ikatugaburira, Imana ikatwambika, Imana ikaduha umwuka duhumeka, Imana ikaduha buri kimwe cyose cyatuma tubaho. Ariko natwe ntidukore icyo twitezweho gukora, icyo tuba tugereranijwe n'umutini warumbye. Dore uko igitabo cyavuze, ni igitabo cyitwa Imigani ya Kristo. Ndasomaho akantu gake cyane kari ku page ngiye kubabwira. Yego, haravuze ngo the warning sounds, ni Imigani ya Kristo page 216 ku isubi ya 3. Haravuze ngo the warning sounds down along the line to us in this generation. Uyu muburo uvugwa kubigendanye na kiriya giti cy'umutini cyarumbye, ngo ni twebwe uri kubwira, twebwe abo muri kino kinyejana, twebwe abo muri generation yacu. Are you all careless heart, a fruitless tree in the Lord's vineyard? None wowe ntago waba uri umuntu utagira icyo yitaho, uri igiti kitera imbuto kiri mu murima wa Nyagasani? Iki ni ikibazo. Hari umurongo uri mu gitabo cy'Urwa mbere rw'Abakorinto, urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 5 uvuze ngo ngaho ni mwisuzume, ngo ni mwisuzume ibyo bavuga, ngo ni mwisuzume. Umurongo urasubije ngo ni ugusuzuma imico yacu, tugasuzuma imiterere yacu, ngo maze tukinenga, turebe imico yacu y'intera agahinda, ngo turebe ngo uko tumeze, turebe yuko duhuje nuko Kristo ashaka ko tubaho, ngo maze twinenge. Ese ntitwigaya? ngo ese ntitwimenya? ngo kiretse ahari tubaye abagawa. Igitabo kirakomeje kiravuga uti, ese aho uje umenya ko ari we uri kubwirwa? Dore ko igitabo kivuze, how long have you received his gifts? Ese ni kabiri kangahe, hashize igihe kingana gite wakira impano zivuye ku Mana? Impano zivuye ku Mana umunsi ku munsi tujya tuzakira, yaba uyu mwuka duhumeka nk'uko twari tumaze kubivuga, yaba ibyo kujya turya, yaba buri cyiza cyose twishimira muri ubu buzima, n'impano ibiduha, n'impano Imana ibiduhaye. Yaba n'umwuka duhumeka, kuba hari abapfuye abandi bakabaho, ngo ibwo ni ubuntu bw'Imana, ni byiza, ni impano z'Imana tuba turi kwinjoyinga, tuba turi kurya, tuba turi kunyunyuza. Iyo tudakoze icyo natwe dusabwa gukora, tuba turi kunyunyuriza ubusa ubutaka. Haravuze ngo you have taken a name of Christ, witirirwa izina ry'Imana, cyangwa se wafashe izina rya Kristo uraritwara, uragitirirwa. You are outwardly a member of the church which is his body. Ati mu bigaragarira inyuma
byitwa ko bigaragara ko uri umwizera w'itorero, iryo torero akaba ari umubiri wa Kristo. The sweet graces of his character, the fruits of the Spirit are not seen in your life. Haravuze ngo ubuntu bw'Imana ari bwo mico yayo, ari byo bisobanura imbuto z'umwuka, ngo ariko ngo ntibigaragara mu mibereho yawe, ntibigaragara mu buzima bwawe. Aya magambo arakomeye cyane, ari kutubwira ati ni kabiri kangahe ese ntabwo uri kumenya ko ari uri kubwirwa ngo witirirwa izina ry'Imana. N'abantu bitirirwa izina ry'Imana ariko ntibakora iby'Imana ibatezeho, ntibakora iby'Imana ibashakaho. Ngo ayo magambo nimukomeza mugasoma kino cyigisho muravuze ngo iki giti cyararumbye ntikera imbuto, uwagihinze yari yashakaga yuko cyera imbuto. Murebe ngo ni igiti ngo imigisha y'Imana ngo cyarayikubiye, ni ku gitabo muzakomeza gusoma kibabwire ngo cyikubiye imigisha y'Imana, ngo noneho ngo gituma hari n'abandi ngo yitabageraho. Ibishe bishatse kuvuga iki? Iyo uri mu isi ukaba witirirwa kuba umuntu w'Imana ariko ntukore iby'Imana, ntukore iby'Imana ishaka, uba nk'abandi Yesu yavuze ngo muzabona ishyano, ngo kuko mwanga kwinjira ariko kandi mukabuza n'abandi kwinjira. Iyo umuntu ari mu itorero akaba yitirirwa ngo ni umuntu w'Imana ariko adafite imico y'Imana, akitirirwa kuba umukirisitu ariko adafite imico ya Kristo, ntabwo ari we wibuza agakiza gusa, ahubwo akabuza n'abandi. Ibise bishatse kuvuga iki? Mu gitabo cyitwa Evangelize, ni ukubwiriza ubutumwa, ni mu cyigisho cya 31. Reka nsomemo amagambo avuga ngo hari amagambo Imana yandikishije iravuga ngo muri iyi minsi Nyagasani ntabwo ari kugira icyo akora ngo agira abantu azana mu itorero cyangwa se atuma bakira ubutumwa. Dore uko amagambo avuze mu gitabo cyitwa Evangelisme, ikigisho cya 31 cyitwa cy'igitabo cyitwa kubwiriza ubutumwa. Kankigereho mwumve ishyano ku bantu bitirirwa Imana ariko ntibakora iby'Imana ishaka, byitwa ko bari mu bukirisitu ariko ntibaba bakirisitu. Ni yego n'amagambo avuga ati haravuze ngo ni ku page y'110 igitabo cyitwa Evangelism. Haravuze ngo the Lord does not now work to bring many souls into the truth because of the church members who have ever been converted and those who were once converted but who have backslidden. Ati Nyagasani muri iyi minsi nta kintu ari gukora kugira ngo azane imitima mishyashya mu kuri, ngo imitima mishyashya atume yakira ubutumwa ize mu kuri. Ngo bitewe n'iki? Ngo because of the church members who have never been converted, ngo bitewe n'uko hari abizera ngo bari mu kuri bamaze mu gihe ngo ariko batahindutse, banze guhinduka, banze kwihana. And those who were once converted, ngo bitewe n'uko hari n'abandi nanone bigeze kwihana but who have backslidden, ariko nyuma bakaba barasubiye inyuma. Abantu basubiye inyuma mu by'umwuka ngo bakoze kibi gikomeye cyane, ngo kuruta uko baba batarigeze baza mu nzira y'ukuri. ngo aho kuza mu nzira y'ukuri nyuma ntuhinduke, ngo ikiruta nuko waba utarigeze umenya ibyo ngibyo. Icyo ayo magambo yanditswe muri Petero, urwa kabiri rwa Petero igice, ndasoma mu rwa kabiri rwa Petero, turi kwiga ngo akaba ko kunyunyuriza ubutaka ubusa. Urwa kabiri rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 20 haranditswe ngo niba kumenya neza Yesu Kristo umwami n'umukiza byarabateye guhunga bakava mu byisi byonona, ariko nyuma bagasubira inyuma bakabyizingitiraniramwo, nyuma ibyo bizingitiraniramo bikabanesha, ngo
ngo ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Icyashaka kubabera cyiza iyo batarigeze kumenya inzira yo gukiranuka biruta uko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Icyabasohoreyeho nibi by'uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo kandi ingurube yiyuhagiye isubiye kwivuruguta mu byondo. Ngo kumenya inzira yo gukiranuka ngo kuba kumenya Yesu Kristo umwami n'umukiza byarabateye guhunga. Ubundi iyo umuntu amenye ubutumwa bwiza akamenya Imana bijya bimureshya agahunga akava mu by'isi byonona ni ibyaha, hanyuma agasanga Yesu kugira ngo atazarimbuka. Ngo ariko nyuma agasubira inyuma, uko asubira inyuma ntakomeze ya nzira yo gukiranuka, ntakomeze urwo rugendo rugiye mu ijuru, ngo ibyo ari gukora biba ari bibi kuruta uko yaba yarigumiye mu byaha. Ngo abahwanye n'imbwa yarutse ibyirutse igabisubiramo ikongera kujya kubirya, ibyiciye ari imyanda ibyanze nyuma ikabisubiraho, ngo cyangwa ingurube yuhagiwe ngo ikabisubiye kwivuruguta mu byondo. Iyo ngiyo ibigushije ishyano. Noneho ngo Nyagasani nta kintu ari gukora ngo agira abizera bashyashya azana mu kuri, ngo bitewe nuko hari abizera bari mu itorero ngo ariko ngo batigeze bihana bahinduka, ngo n'abari barahindutse ariko bagasubira inyuma. Imana ikareba ikabona hari imico, hari icyitegerezo, hari ibyo bakubonana bakagira ngo nuko nguko bikorwa, bakagira ngo niyo nzira yo gukiranuka. Imana ikabona warimbura kandi ukayobya benshi, ngo bityo Imana ntigire icyo ikora kugira ngo izane abantu bashyashya. None tekereza kuba ari wowe wanditswe mu rutonde n'abamarayika bakwandika ngo uyu niwe wabujije abantu kwihana, uyu niwe wabujije abantu gusanga umukiza, uyu niwe utarahindutse bituma Imana itazana hari imitima itazanirwa Kirisitu. Iyo ni dosiye ikomeye. Nyabona abantu bari bakwiye kwitwa abakirisitu kandi koko bakaba ari abakirisitu. Ikindi gikurikiraho n'amagambo ari mu gitabo cyitwa Imishyamirano, ni agatabo kitwa Confrontation. Harimo ijambo rikomeye cyane rivuga ritya riti harimo ijambo rivuga ritya riti a large share ku paji ya 58 isubi ya gatatu haranditse ngo a large share of Christian world have no right to call themselves Christians. Ngo umugabane munini w'abakirisitu ku isi ngo nta burenganzira ufite bwo kwitwa abakirisitu. Ngo hari abakirisitu ku isi, ngo umugabane munini w'abakirisitu ngo ntago bafite uburenganzira bwo kwitwa abakirisitu. Ngo bitewe n'iki? Ngo bitewe nuko their habits, their extravagance and their general treatment of their own bodies are violations of physical law and contrary to the Bible. Ati ngo bitewe nuko akamenyero kabo, imico yabo, ugukabya kwabo no gusayisha kwabo ndetse n'uburyo muri rusange bafatamo imibiri yabo byose ngo ni ukwica amategeko agendanye n'impagarike zabo n'amategeko y'ubuzima, ayo barayica ngo kandi ibyo binyuranije na Bibiliya. N'abakirisitu muri make uburyo babayeho, uburyo bakora, uburyo bajya, uburyo banywamo, uburyo bambaramo, uburyo bitwara ntabwo bihuye nuko Bibiliya ivuga. Abo ngabo ngo nubwo bitwa abakirisitu nta burenganzira bafite bwo kwitwa abakirisitu. Niyo handi twasomye ngo wafashe izina rya Kirisitu ariko imico yawe ntabwo ihuje na Kirisitu. Niyo mpamvu uyu muntu umeze gutya, iki giti kimeze gutya ariko kiri mu murima w'Imana ariko kinyunyuriza ubusa ubutaka, iki ngiki kizabiryozwa, gifite akaga gakomeye kuko hari iteka riciwe rivuze riti ngo uzawuce uwurimbure bitewe nuko waba uri kunyunyuriza ubusa ubutaka. Iyo dusomye mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye,
ku rupapuro rwa 601 intambara ikomeye page 601 hari amagambo akomeye avuga atya ati rupapuro igitabo cy'intambara ikomeye turi kwigana akaga kukunyunyuriza ubutaka ubusa 601 ni intambara ikomeye hari ijambo rikurikira turagira ngo dusome noneho twumve ikimana itubwira inyurije mu byo yatwandikishirije haranditse ngo 601 haranditse ngo many are deceived as they many are deceived as to their true conditions before God. Benshi bashukwa nuko babona bagaragara imbere y'Imana. They congratulate themselves upon wrong acts which they do not commit. Baje bishonyagiza cyase bakishimagiza bitewe nuko hari ibibi babona badakora. And forget to enumerate the goods and noble deeds which God requires them and forget to enumerate the goods and noble deeds which God requires of them. Ariko bakirengagiza kubara gushyira ku rutonde ibyiza n'imico itunganye iby'Imana basaba gukora. Haravuze ngo but which they have neglected to perform. Ariko ibyo byiza bakaba barabyirengagije ntibabikore. Haravuze ngo hari abantu benshi ngo imbere y'Imana ngo baje bareba ibibi badakora. Ngo ibyo bibi badakora ngo bakabireba ngo maze bakishima bakishonyagiza ngo bitewe nuko babona uko bagaragara imbere y'Imana. Bakaraka bati mbo abandi banywa itabi ngewe ntago nywa itabi. Imana itubuza kunywa itabi ntago ndinywa itabi. Ako ni sawa. Imana itubuza gusambana ngewe ntago nsambana. Ako ni sawa. Mbese akajya barura ibibi adakora akumva ngo arishonyagize. Abandi bambara nabi, bambara ibipfuye, ibisa n'ubusa, ibintu bidahuye nuko Imana ishaka, akabati ngewe akandakubahiriza. Iby'isabato ndayemera kandi ndayiruhuka, ibyo ni sawa sinyirwanya, ibyo ni okay. Imana yavuga ngo ntukice, sinica, sindoga, ibiki. Akajya arareba ati Imana iratwigisha mu bya temperance ngo tunywa amazi, akavuga ati nibyo nuko tugiye kurya ibihiye tubanze kibisi. Aha ibyo akaba yarabyize akaba bikora. Akajya arareba utwo twiza akora ngo akumva turamushimishije ngo agakongratulatinga him or herself. Ngo ariko ngo akibagirwa ngo kureba ibindi byiza byinshi Imana dusaba gukora mu mibereho yacu ngo akaba yarabyirengagije ntabikore. Burya hari Imana Imana amategeko y'Imana muzasoma mu gitabo cy'itangiriro igice cya 26 umurongo wa 5 havuga ngo kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namutegetse byose n'amategeko yanjye nandikishije ngo nayo navuze ngo nibyo namwihanangirije. Mbese iby'Imana yatwigishije, iby'Imana dusaba, amategeko y'Imana ntabwo ashingiye muri ntukagire gusa, ntari ibyo gusa, ahubwo ashingiye muri ariko uzajya ugira gutya. Hari ibyo tubuzwa, hari n'ibyo dutegekwa gukora. Niduhamira guhagararira kubyo tubuzwa gusa, ariko intambwe yindi hari ibyo dusabwa kureka, hari n'ibyo dusabwa gukora. Abakristo bari mu itorero abavuga ko bagiye mu ijuru bakaba hari ibibi badakora, baba bakwiye ibyo ni byiza, ariko bakwiye gutera indi ntambwe akagira ibindi byiza Imana basaba gukora bakabikora. Dore uko igitabo kivuze, it is not enough that they are trees in the garden of God. Ntabwo bihagije kuba ari ibiti mu murima w'Imana. Kuba igiti mu murima w'Imana ngo ibyo ni byiza, ariko ntibihagije. Dore uko igitabo kivuze, they are to answer his expectation by bearing fruits. Bari bakwiye bagomba gukora icyo Imana bitezeho, ari cyo kwera imbuto. Igiti cyose kiri mu murima w'Imana ngo kitezweho ikintu gikomeye cyitwa kwera imbuto. Icyo kwera imbuto ukaba umuntu w'Imana, ugakora ibishimwa n'Imana,
ugakora ibishimwa n'abantu, ukemerwa wowe ubwawe. Bikubiye muri ubu buryo nuko we Imana ikwemera n'abantu bakakwemera n'umutima wawe ukakwemera. Ibyo ngibyo ukera imbuto ugakora ibishimwa, nicyo ngo gitumye uba igiti kiri mu murima w'Imana. Yesu yaravuze ngo igiti cyose Data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Igiti Yesu yateye ntago wajya gutera igiti kitera imbuto. Abantu rero bari mu murima w'Imana ariko batera imbuto nta gushidikanya bazarandurwa, nk'uko igitabo kivuze iteka rizacigwa ku giti, igiti kinyunyuriza ubutaka ubusa. Ngo bagomba gukora iby'Imana bitezeho ari byo kwera imbuto. He holds them accountable of their failures to accomplish all the good which they could have done through His grace strengthening them. Ati Imana ijibari kabarura ibyo bakoze, ibyo batakoze, ugutsindwa kwabo, ibyiza bakagombye kuba barakoze, babishobejwe n'imbaraga n'ubuntu bw'Imana bwari kubashyira akanyabugabo. Mbese Imana hari ubuntu bwayo yiteguye kudufasha. Yateguye ubutabazi, ubufasha, ubwunganizi kugira ngo dufashwe kandi dushobozwe gukora ibyiza. Ariko twebwe tukiyangira. Ibyo ngibyo ngo Imana irabizirikana, izabitubaza, tuzabiryozwa bitewe nuko Imana yohereje abamarayika, yohereza ubuntu bwayo, yohereza umwuka wera kugira ngo byose bize kudufasha gukora ibyiza. Ariko ngo abantu batsindwa ntibakora ibyo bitezweho, ngo abo ngabo Imana izayibabaza. In the books of heaven they are registered as cucumbers of the ground. Bene abo batera imbuto mu bitabo byo mu ijuru banditsweho ko ari ibiti by'inganzamarumbo biri mu murima w'Imana. Mu kindi gitabo ibyitwa cucumbers ni ibiti biyumbaraye, ni ibiti by'inganzamarumbo ariko binyunyuriza ubusa ubutaka. Nawe sa n'ukurura igiti cy'inganzamarumbo, kiba ari igiti kinini cyane, kimubyimba kinini cyane, kigeze iyo hejuru kandi amashami yacyo ageze hirya. Muri magambo aho cyokipye umwanya gifashe aba ari munini cyane ku buryo ki hafi yacyo nta kindi giti cyahera, nta kindi gihinga wahinga ngo cyere. Iyo rero turi mu murima w'Imana, turi mu itorero ry'Imana ariko tutera imbuto, ngo haba hari umwanya munini nk'uko icyo giti kiba cyararyamiye ibindi hari ibiti bitakwera bitewe nuko byegeranye n'icyo giti. Igiti cyavoka ariko aho kiba kiri hafi yacyo muri metero nkeya nta kindi kihinga uba wahinga ngo kihere. Natwe ngo niko bimeze iyo turi mu murima w'Imana ariko ntitwera imbuto, haba hari abandi twaryamiye, hari n'abandi bari kwera imbuto ariko ngo tukababuza kuzera bitewe nuko twababereye inkomyi. Igitabo kiravuze ngo bene abo bagaragara nk'ibiti by'inganzamarumbo biyumbaraye biri mu murima w'Imana. Twebwe rero twari dukwiye kuba turi ibiti by'Imana biri mu murima w'Imana, tugaharanira kwera imbuto kuko ari byo Imana itwitezeho. Tugana ku musozo, muzasoma mu gitabo cyitwa Urugo Ruhire ku volume ya mbere page ya 98. Urugo Ruhire umuzingo wa mbere page 98. ngo hari abantu ngo badakora iby'Imana bitezeho. Bene abo ngo bagahinyura ubumenyi, ngo nibaharanire kwiga no kumenya icyo Imana bashakaho ngo bagikore. Ngo abo ngabo ngo mu bitabo byo mu ijuru ngo banditswemo yuko ngo ari abaryi ariko batagira icyo batanga. Mbese nimbivuga mu rurimi birimo murabyumva neza, ngo they are consumers but not producers. Ngo nabarya ariko bo batagira icyo baranyunyuza ariko bo nta kibavaho, ntago batanga. Igiti cyose gituma gifumbirwa ni kugira ngo kizere imbuto nacyo bakirye, nibyo bita kuba umugisha.
umuntu iyo bavuze ngo ni umugisha ni umuntu w'ingirakamaro. Ubwiza bwe n'icyo bamukundira ni uko haba hari icyo bamuvomaho, hari icyo bamukuraho, hari icyo bamusoromaho, mbese hari icyo amariye abandi. Iyo umuntu atari ingirakamaro, Imana yabyandikishije mu gitabo cy'uburezi ku paji ya 200 ahavuze ngo Imana iturema nta muntu wabayeho kubw'impanuka. Imana iturema hari icyo yari igambiriye. Igitabo cyitwa uburezi paje 200 haranditse ngo mwirema Imana yashakaga yuko isi, kanyasome, mwirema Imana yifuzaga ko isi yaturwamo n'ibiremwa bizibera umugisha, bikabera abandi umugisha, kandi bigahesha umuremyi wabyo icyubahiro. Mwirema ku ikubitiro icyatumye Imana igushyira mu isi, icyatumye Imana ishyira mu isi ngo kwari kugira ngo tube ibiremwa by'Imana, ariko bizibera umugisha ni ukubaho ufite icyo wimariye nawe ubwawe utiteje akaga, ukabera abandi umugisha ni ukubaho utabangamiye abandi ahubwo uri ingirakamaro ku bandi, ngo kandi ukabera Imana umuremyi wacu umugisha. Nawe Imana yagikureba ikabona ntacyo yitwaye ahubwo ufite icyo uyimariye. Imana kwibera umugisha ni ukwigirira umumaro, tukagirira abandi umumaro, kandi tukabera Imana ingirakamaro. Nguwo umuntu ukenewe. Noneho abantu badafite bene iyi mico bari mu isi ngo ariko bari kunyunyuriza ubusa ubutaka. N'abantu bameze bate? Ngo abantu ngo banditswe mu bitabo byo mu ijuru ko ari abantu banyunyuriza ubusa ubutaka, ngo n'abantu ngo banakora n'ibyiza, ngo n'abantu ngo hari ibirinda gukora, abandi bakakogira ibibi, bakagira ibibi bakora bo bakabyirinda. Ariko ngo akaba hari ibindi byiza, indi kategori y'ibyiza Imana ishaka ko dukora, bo bakaba barabyirengagije ntibabikore. Imana ishaka yuko ukora udasoreza mu kureka gukora ibibi gusa, kuko n'umurongo uravuze ngo ni mu gitabo ndumva ari Yeremiya, ahavuze ngo mureke gukora nabi, mwige gukora neza. Iyo umuntu, Bibiliya ni umurongo, ndumva ari Yeremiya, ni umurongo uvuze ngo mureke gukora nabi, hepfo ngo mwige gukora neza. Ni iki Imana idushakaho? Gutera intambwe rero ugasohoza igice, ugasohoza kimwe gusa, ugasohoza ntukore ibyo byombi, ubushohoje igice. Bibiliya iravuze ngo ubu uri umugaragu w'imburamumaro, kuko utakoze ibyiza, utakoze byombi. Yego, nuko nguko uwo murongo uvuga, uravuze ngo mureke gukora nabi, hepfo ngo mwige gukora neza. Ntabwo dukwiye kurekera gukora nabi gusa, ahubwo dukwiye no gutenda intambwe tugakora ibyiza, tukajya dusura abantu, tukabararikira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umuka n'umugeni barahamagara mu ngwino, ngo kandi uwumva wese nawe nahamagara mu ngwino, uwumva wese nawe nahamagara mu ngwino. Ibyiza by'agakiza, ibyiza byakubereye ingirakamaro, mbese ukazajya ukora neza wejeje. Hari abo warushije amahirwe. Igitabo kiratubwira ngo ibyo dufite bagenzi bacu badafite bitushyiramo umwenda. Ibyo wejeje mugenzi wawe ntaburare, nawe wariye waba ukoze ikosa rikomeye cyane, ntabwo waba weze imbuto. Hari ibyo wamenye byiza byakugirira umumaro, hari ubumenyi ufite bwiza, yaba ubw'iyobokamana, yaba ubwo no mu buzima busanzwe, bwatuma umuntu ava habi akajya heza. Ibyo ngibyo bijya ubishyira mwene so, nawe mugenzi wawe, uwo muturanyi wawe, ntiyambara ubusa kandi we wambaye, ntaburare weho uriye, ntabinjiji kandi ujijutse. Nuko jya umufasha ukora icyiza, rarika abashyitsi, jya ubwiriza ubutumwa bwiza, jya ukora icyiza cyose gishoboka, kuko ngo abo bantu Imana izababaza impamvu batakoze ibyiza byose bashoboraga gukora babishobojwe n'ubuntu bw'Imana. Ngo barabyihoreye. Abo ngabo ngo bandikwa mu bitabo byo mu ijuru ko ari ibiti by'imburamumaro. Nuko rero abantu b'Imana, kugira ngo dushobore, niho dushoreje, kugira ngo dushobore kuba ibiti by'ingirakamaro biri mu murima w'Imana, hari inama tugirwa. Hari inama tugirwa. Iyo nama turayisoma mu gitabo cyitwa Inama zigirwa itorero. Inama zigirwa itorero,
ni uguharanira no gufata umwanzuro wo guhinduka, tugaharanira gukora ibyiza bishimwa n'Imana, noneho tugaharanira noneho tukavuga duti ngiye gutangira kwera imbuto. Ayo niyo magambo tugiye gusorezaho atubwira umwanzuro w'icyo umuntu yarakwiye gukora kugira ngo ari igiti cy'ingirakamaro abishobore abisohoze. Ni uguharanira kumenya icyo Imana igushaka ukagikora, ni uguharanira kwera ugatungana, naho kubaho mu buzima ufatwa nk'igiti kidafite icyo kimaze mu murima w'Imana. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Hari igihe uzacirwaho iteka rivuga ngo uyu mutini uwuteme, uwurimbure, uwurandure, waba uri kunyunyuriza ubusa ubutaka. Ni uko kurandurwa, uko gutemwa, uko kurimburwa bisobanura gucibwaho iteka, kurimbuka, kuzajya mu muriro utazima. Ni umurongo uvuze ngo umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka, ntibaruhuka amanywa na nijoro. Abo banyabyaha bazarimbuka. Rero nakwifuriza kutazaje ngo nguho. Ni amagambo ari mu gitabo cyitwa Inama Zigwa Itorero ku rupapuro rwa 238 haravuze ngo dukwiye guharanira kwera no gutungana k'umutima. Ukora ni utungana, udakora ntatungana. Gukora nibyo bitunganya umuntu. Tugakwiye kuba, dore uko amagambo avuze. Aravuze ngo ni Inama Zigwa Itorero n'ikigisho cya 42. Haravuze ngo in order to be purified and to remain pure, the Seventh-day Adventist Church must have the Holy Spirit in their hearts and their homes. Kugira ngo twere kandi dukomeze kubabera, ngo turasabwa gutunga umwuka wera mu ngo zacu no mu mitima yacu. Cyo gihe umwanditsi yandikaga, igihe umwanditsi yandikiye amagambo yabwiraga ishyanga ryari ritunganye, usibye yuko ryashe gusubira inyuma rirasimburwa nk'uko ihame ry'Imana mu bihe byose rivuga yuko iyi Imana ifite abantu bayo bayihagarariye bayikorera, nyuma yaza gusuzuma igasanga batakiri gukora iby'Imana yari batezeho gukora, abo ngabo bakayibeshya ko bari kubikora ariko bahinduye inzira, ngo Imana ibashyira ku ruhande ikitoranyiriza abandi. Ni ihame rivuga ngo iyo itoro rigaragaje ko ritakigendera mu ijambo ry'Imana, ngo Imana ntishobora gukomeza gukorana naryo, ahubwo itoranya abandi kugira ngo bafate ya nshingano. Ngo Imana izakomeza gukoresha iryo hame mu mashami yose y'umurimo wayo. Iryo ni ihame ry'Imana. Rero baravuze ngo twebwe ninjye nawe turi kubwirwa ngo kugira ngo tubabera kandi dukomeze kubabera, turasabwa gutunga umwuka wera mu ngo zacu no mu mitima yacu. Dore ukuntu igitabo kivuze, kiravuze ngo the Lord has given me the right that when the Israel of today humble themselves before him and cleanse the soul temple from all defilement, he will hear their prayers in behalf of sick, and he will bless in the use of simple remedies for disease. Ati Nyagasani yanyeretse ko Isirayeli ya none niyicisha bugufi imbere y'Imana, ngo kandi bakeza insengero z'imitima yabo guhindana n'ibyaha byabo, ngo Imana none hizumva amasengesho yabo. Ngo bizagenda gute? Ngo n'amasengesho basengera abarwayi Imana izajya yumva iyasubize, kandi ngo Imana izaha umugisha ngo imiti bajya bakoresha bari kuvura abarwayi. Ishyanga ry'Imana rivura, imiti bakoresha bari kuvura abarwayi, ngo Imana izayiha umugisha iyiteho. Igitabo kiravuze ngo when in faith the human agent does all he can to combat disease. Igihe mwene muntu akora ibishoboka byose kugira ngo arwanye indwara, using the simple methods of treatment God has provided, akoresha uburyo bw'ubuvuzi Imana yatanze, his effort will be blessed of God. Umuhati we Imana izawuhira. Noneho ngo nidutunga umwuka wera mu mitima yacu no mu ngo zacu, ngo bizatuma twera
ngo kandi dukomeze twere, ngo ibyo ngibyo icyo tuzajya dukora cyose kizajya kiba ari cyiza. Ntabwo tuzongera kuba ibiti binyunyuriza ubusata ku busa, ahubwo tuzaba nka wa muzabibu twasomye muri Yesaya igice cya 65 ahavuze ngo niburandura kuko gifite umumaro, kuko uvaho iseri ry'imizabibu riryoha. Reka muri uyu munsi Imana idufashe kandi dushoboze kuba ibiti bitanyunyuriza ubusa ubutaka, ahubwo tuba ibiti by'ingirakamaro byera imbuto barya bakumva bararyohewe bakadukunda. Tube nka Yesu ngo yabyirutse ashimwa n'Imana n'abantu, natwe bubuko abantu badukunde kuko tubaryohera, abantu Imana idushime kuko tuyishimisha tutayandagaza. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Amena. Imana ishimwe cyane kubw'iki cyigisho cyiza inyujije mu mugaragu wayo, cyatubwiraga ngo akaga ko kunyunyuriza ubusa ubutaka. Nibyo mu itorero hari abakristo nibo bagereranya ibimera bishobora kunyunyuriza ubusa ubutaka, bahabwa imiburo ntako Imana itakoze. Bari mu itorero Imana yabashoyeho imbaraga zikomeye, ariko bakanga kuba mu itorero aho kuba inyungu bakaba igihombo. Rero kuba umukristo gito uri mu itorero bigusha n'uwari kushikama n'uwari gukomera, hari ubwo ushobora kumubera igisitaza. Twumvise byinshi, Imana ibidukomerezemo. Reka rero dukomeze tujye mbere, kuko dufite n'undi mwigisha wa kabiri. Turabibutsa ko ukeneye gutanga ibitekerezo cyangwa kugira ikibazo ubaza, wakohereza ubutumwa kuri 078 68 53 257. Ndayisubiramo, ni 078 68 53 257. Reka noneho duhe ikaze umwigisha wa kabiri. Nagera hano arabibwira kandi atora indirimbo, abone gusenga ndetse no kujya mbere mu cyigisho cya kabiri. Reka twongere dufatanye gushima Imana, kandi namwe tubashimire mwebwe mukomeje kudukurikirana, ndetse babara bari kutureba bakoresheje amashusho ndetse bakumva n'amajwi, ndetse n'abari kumva amajwi gusa. Mwese Imana ibahe umugisha kuko mwakurikiranye. Rero tumaze kureba uyu muzabibu wanyunyuzaga ubutaka ariko ubunyunyuriza ubusa. Rero nahawe kwisuzuma ukamenya niba muri iyi mizabibu uburiwe, niba wera imbuto urahirwa, ariko waba unyunyuza ubutaka gusa aba ari akaga kanini. Niyo mpamvu bigusaba kwitonda no kwitwararika kugira ngo umenye uruhande uhagazemo. Ngewe rero tugiye kubana, nitwa Mboneza Thomas. Tugiye kuririmba indirimbo imwe kuko abantu benshi bashobora kuba bamaze umwanya bakurikiranye. Nawe aho waba wicaye, waba uri umwe, mwaba muri itsinda mu muryango, cyangwa se birashoboka yuko mushobora no kuba hari itsinda ryahuriye ahantu mukaba muri kudukurikirana. Tugiye gufatanya kuririmba indirimbo imwe, hanyuma muraba muhagaze birumvikana kugira ngo twese turuhuke, noneho twigane ijambo ry'Imana, kugira ngo twungurane byinshi muri ryo, noneho tubone ndetse n'icyerekezo cyiza. Turaririmba indirimbo y'148, iravuga ngo aho njyanye na Yesu. Turasenga noneho twigane ijambo ry'Imana. Aho njyanye na Yesu mba mahoro, aho anyobora hose muri iyi si, aho njya tutajyanye nta kinyura, iyo njyanye na Yesu ntacyo ntinya, aho njyanye nawe
kintinyisha anjyanye na Yesu mbamahoro aho njyanye na Yesu sinigunda nubwo izindi nshuti zampemukira nubwo anyobora mu nzira iruhije aho njyanye na Yesu ndanezerwa aho njyanye nawe nta kintinyisha aho njyanye na Yesu mbamahoro njyanye na Yesu sinatinya urupfu niyo ngoswe mu mwijima w'icyago nziko nzakanguka ubutazongera kujarajarira muri iyi si mbi aho njyanye nawe nta kintinyisha aho njyanye na Yesu mbamahoro. Reka dusenge. Ugize neza nyaguhora ku ngoma kuko wabanye natwe ukaturinda ukaba umaze kutwigisha ijambo ryawe tumaze kumva akaga k'umuzabibu utera ndetse n'ibyiza by'umuzabibu wera uhabwa icyubahiro. Duhe kuba umuzabibu wera ibikwiriye kandi ibyo twishe tutatunganije utubabarire duhe gutunganya ibiri imbere n'uzaduhemba ikamba ry'ubugingo. Dukomeje twiga ijambo ry'Imana ngaho ngwino ubane natwe umwuka wera tuyobore adutere kumva no kumvira mu izina rya Yesu amen. Nuko reka rero dukomeze dushima Imana. Nge tugiye kwigana nitwa Mboneza Tomasi. Tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo intambwe zadushoboza kugera ikirenge mu cya Kirisitu. Intambwe zadushoboza kugera ikirenge mu cya Kirisitu. Kugera ikirenge mu cya Kristo nta kundi ni ukuba nkawe. Ibyo turagerageza kubisoma muri Bibiliya nko mu gitabo cy'Abafilipi, igitabo cy'Abafilipi igice cya 2 turasomamo ku murongo wa 5 haranditse ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Bigaragara ko ni rwo rugero duhawe rwo gusa nawe. Nta wemerewe kureba ku muntu, nta wemerewe kureba kuri mugenzi we, nta mwizera wemerewe kureba ku mukuru w'itorero n'umudiyakoni w'iwabo, nta n'ureba ku ntumwa y'iwabo nubwo nayo itemerewe kubaho itari icyitegererezo cyangwa umuyobozi cyangwa umwizera. Bibiliya idutegeka kuba icyitegererezo cy'abatureba, ariko n'abantu natwe twese ikadutegeka kwitegereza kuri Yesu. Niyo mpamvu duhinduka ariko tugera ikirenge muki. Niyo mpamvu Pawulo abwiye Abafilipi ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Mu gitabo cy'urwambere rw'Abakorinto ni igice cyaho cya 11 ndasoma kuri uyu murongo wa mbere haranditse ngo mugere ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nakigeze mu cya Kirisitu. Pawulo yavuze ngo we yageze ikirenge mu cya Kirisitu, none ari gusaba abantu bose bamukurikira nabo kugera ikirenge mu cye nkuko nawe yakigeze mu cya Kirisitu. Nanone turasoma mu gitabo cy'urwambere rwa Petero. Ndagira ngo aya masomo adufashe kumva neza uko twagera ikirenge mu cya Yesu, ariko turi kwigana intambwe zadushoboza kugera ikirenge mu cya Kirisitu. Urwambere rwa Petero ni igice cya 2 ndasoma kuri uyu murongo wa 21 haranditse ngo kandi ibyo nibyo mwahamagariwe kuko na Kristo yababarijwe akabasigira icyitegererezo kugira ngo mugere ikirenge muki. Kristo yabaye ku isi mu mimaro 3 yamaze ari ku isi. Nuko ageze ku isi yaradupfiriye, icyo ni kimwe.
kabiri yatubereye icyitegererezo tugomba kugera ikirenge mu cye. Icya gatatu ni uko yafashaga abababaye, abari mu kaga, abakene, abarwayi n'abandi bose babaga bamukeneyeho ubufasha. Rero ku bw'ibyo natwe tugomba kugera ikirenge mu cye, dukora nk'uko yakoze, twizera nk'uko yizeye. Aho yageze akagira impuhwe tukazigira, aho yageze akavuga ubutumwa tukabuvuga. Nuko rero niyo mpamvu turi kwigana intambwe zadushoboza kugera ikirenge mu cya Kirisitu. Mu gitabo cya Yakobo hatubwira uko tugera ikirenge mu cye, kuko kugera ikirenge mu cya Kirisitu ntabwo ari ikindi. Igitabo cya Yakobo ni igice cya mbere, ndasoma umurongo wa 16 ngeze ku wa 18, haranditse ngo ntimukayobe bene data bakundwa, gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru, bimanuka biturutse kuri se w'imico udahinduka cyangwa ngo igicucu cyo guhinduka. Yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Hano bavuze neza yuko Yesu niwe se w'imico, bivuga ngo ushaka imico myiza ajya yemera yuko Yesu amubyara mu by'umwuka, noneho kuko ari we se w'imico akamuha iyo mico myiza, ukitwa umwana w'Imana, ariko mu kuvuka kwawe utari umwana w'Imana. Uko niko guhinduka Imana idusaba. Rero Yesu iyo tumwizeye tukamutegaho amakiriro, tukamusaba aho tutishoboje ngo adushoboze, ajya tubera umubyeyi w'imico, noneho akatubyara nk'uko byanditswe aha ngaha yuko yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa bye. Rero abantu b'Imana, niyo mpamvu Bibiliya tumaze kumva yuko tugomba gufata icyitegererezo kuri Yesu, tumugomba kugera ikirenge mu cye. None se twakwibaza ngo mu magambo make atarambanije nizihe ntambwe zadushoboza kugera ikirenge mu cye? Abantu benshi bajya bumva yuko Yesu yadutegetse gusa nawe, yadutegetse kugera ikirenge mu cye, yadutegetse kugira urukundo nk'urwe, gukabakabwa mu mutima ubabazwa n'abari mu kaga nkawe. Ariko si ikibazo gihari ni iki? Ahari abantu bose bagiye babishobora. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridutegetse kugera ikirenge mu cye, ariko hari n'intambwe dutera kugira ngo dushobore kugera ikirenge mu cye. Izo ntambwe zigera kuri 5. Iya mbere ni ukwiga ijambo ry'Imana, iya kabiri ni ugusenga, iya gatatu ni ukwita no kuzirikana bagenzi bawe, iya kane ni ukugira umugambi mwiza wo gutsinda ibigeragezo, naho iya gatandatu ni ugushyira mu bikorwa ibyo wamaze kumenya mu byo twizera. Ibi bintu uko ari 5 ndongera mbisubiremo kugira ngo abadukurikiranye mu bisobanukirwe. Gukunda ijambo ry'Imana aho uryumvise, nawe ubwaho wihereye ukarisoma, aho wumvise bari kurisobanura ukajyayo, aho wumvishije riri kunyura ku ikoranabuhanga ukagura amamegabayiti ugashyira amafaranga muri telefone yawe kugira ngo urikurikirane, ukumva ufite inyota n'inzara yo kumva ijambo ry'Imana. Iyo ni intambwe ya mbere igufasha kugira ngo ugere ikirenge mu cya Yesu. Intambwe ya kabiri ni ugusenga winginga Imana kugira ngo ibigushoboze. Intambwe ya gatatu ni ukwita no kuzirikana ku bandi, cyane cyane abababaye. Hanyuma intambwe ya kane ni umugambi mwiza wo gutsinda ibigeragezo, kumva mu mutima wawe ugambiriye kuzatsinda, ubwo ubuteye intambwe nziza. Hanyuma intambwe ya gatanu ni ugushyira mu bikorwa ibyo wizeye. Reka duhere ku ntambwe ya mbere yitwa kwiga ijambo ry'Imana. Bibiliya itubwira neza akamaro k'ijambo ry'Imana. Mu gitabo cy'urwa kabiri rwa Timoteyo ni igice cya 3 umurongo wa 16 haranditse ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumutunganya, kumuhanira gukiranuka,
kumwemeza ibyaha bye kugira ngo umuntu abe afite ibikwiriye byose. Burya ijambo ry'Imana iyo uryakiranye ubwuzu, urishaka, ufite inzara n'inyota yaryo, rikwemeza ko uri umunyabyaha kandi rikaguhana ngo ukiranuke, rikakugira inama yo gukiranuka kugeza igihe uzaba ufite ibikwiriye byose. Rero niyo mpamvu mu gitabo cy'intambara ikomeye hari umuntu witwa Wycliffe. Uyu John Wycliffe ngo yagize umwete mu gukunda ijambo ry'Imana, bimuha kugira imico ikwiriye abantu b'Imana. Ku ipaji yaho ya 69 igitabo cy'intambara ikomeye haranditsemo iri jambo rigira ritya riti: Wycliffe yabaye umwe mu bagorozi bakomeye ku byerekeranye n'ubwenge, mu bitekerezo bitunganye, mu gushikama ku kuri ndetse no mu bushizi bw'amanga, mu kurwanirira ukuri. Bake cyane bo mu bagorozi bakurikiyeho niwe wabashije kugera ku rugero rwe. Umugorozi wabimburiye abandi yaranzwe n'imibereho itunganye, kudakebakeba mu kwiga no mu murimo yiyemeje. Yari intungane mu kwiga ijambo ry'Imana, ntiyakebakebaga kandi ngo yabagaho mu mibereho mu murimo yiyemeje. Ubunyangamugayo, urukundo rwa Kirisitu no kuba umwiringirwa mu murimo we nibyo byamurangaga. Nyamara yari ameze atyo mu gihe cy'umwijima w'icuraburindi mu bwenge n'imyitwarire mibi y'abantu bari bariho mu gihe cye. Ntabwo yigeze abigana, ahubwo yateye intambwe arabarenga, afata ikindi cyerekezo. Hepfo hari amagambo akomeye. Imico ya Wycliffe ni igihamya cy'imbaraga yigisha kandi ihindura y'ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera bifite imbaraga yigisha kandi gashobora guhindura umutima. Niyo mpamvu ari ingenzi ko ab'Imana babisobanukirwa kandi bakabiha agaciro. Yesu nawe yarazi agaciro k'ibyanditswe, maze abigishwa be bamuyobotse abaha uwo murage, nk'uko biboneka mu gitabo cya Luka igice cya 24 umurongo wa 45, ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Rero muntu w'Imana, wowe udukurikiranye, ufata umwanya wo kwiga ibyanditswe byera, ufata umwanya wo gushaka wakwigira ijambo ry'Imana, kuko bifite umumaro wo kukwemeza no kuguhindura no kugutunganya. Iyo rero abantu bataryize bigira izihe ngaruka? Mu gitabo cyitwa Imigani ya Kirisitu ku ipaji ya 13 mu mugabane wa mbere cyangwa se umuzingo wa mbere haranditse ngo iyo kwizera Imana bibuze, umutima uragifasha n'ikiwurinda. Iyo ijambo ry'Imana ryirengagijwe rigashyirwa iruhande, imbaraga zaryo zikingira umutima irari ribi ziba zitagishobora gufasha uwo muntu. Iyo umuntu afashe ijambo ry'Imana akaryirengagiza akarishyira ku ruhande, ngo imbaraga irimo ikingira umutima ikibi ibitagishobora gufasha uwo muntu. Bigenda bite rero? Abantu babibi binezeza imibiri yabo, maze muri iyo mibiri bagasaruramo kubora. Aha niho hava intandaro y'ubwenge buke n'ubushobozi buke. Iyo ijambo ry'Imana ryirengagijwe, ibitekerezo birasigingira, ubwenge bukaba buke n'ubugome bukiyongera. Rero bantu b'Imana, mwebwe mudukurikiranye, aho waba uri hose, menya yuko intambwe ya mbere yatuma ugera ikirenge mu cya Kirisitu, kugira ngo ushobore gusa nawe biragusaba nawe kugira umwete wo kwiga ijambo ry'Imana. Intambwe ya kabiri ni ugusenga. Mu gitabo cya Luka igice cya 21 ku murongo wa 36 harimo iri jambo ritubwira ritya riti: nuko rero mujye muba maso, musenga iminsi yose, kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu.
kugira ngo umuntu arokoke ibyenda kubaho, kugira ngo umusore abe mu isi arokoke imyambarire y'isi n'ibiganiro by'isi n'imyitwarire y'isi n'imisokoreze y'isi no kogoshwa kw'isi n'imibereho y'isi n'imirire y'ab'isi. Birasaba yuko agira umwete mu gusenga. Kugira ngo umugore abe mu isi arokoke mode zo ku isi, kuko ibyanditswe binatubwira ko mode ari umutware watwaza inkoni y'icyuma, biramusaba kugira imibereho yo gusenga. Kugira ngo umugabo abe ku isi arokoke ibigezweho, niba ari umukene arokoke amaganya y'iyi si, niba ari umukire arokoke kwirukankana n'isi nk'uko yaramutse, biramusaba kuba maso no gusenga. Rero gusenga ni ingenzi kandi bifite akamaro. Mu gitabo cy'Abafilipi ni igice cya 4 umurongo waho wa 5 haranditse ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo. Nituramuka tugize umwete mu gusenga, ufite amaganya akayatura Imana, ufite ibyo yabonye agashima Imana mu isengesho rye kandi agasabira abatabibonye, tuzarokoka ibi byose biri kwaduka mu isi. Kugira ngo tugere ikirenge mu cya Yesu, dushobore gusa nawe, dushobore kumera nkawe, biradusaba gusenga kandi ubudasiba. Kuko nawe mu byamuranze igihe yari ari ku isi, mu byo yagiragamo umwete cyane no gusenga byarimo. Haranditse mu gitabo cy'imigani ya Kirisitu ku ipaje ya 63 haranditse ngo Kristo ntiyikundaga, ahubwo mu mibereho yose ku isi yazirikanaga n'abandi kandi akabasabira. Buri gitondo yagiraga igihe cyo gushyikirana n'Imana kugira ngo abashe gukwiza umucyo mu ijuru mu bantu. Kugira ngo Yesu ashobore gukwiza umucyo wo mu ijuru mu bantu, byamusabaga yuko buri gitondo kare abyuka akajya gusenga kugira ngo ahabwe umucyo ari bushobore gushyira abandi. Baravuze ngo umutima we n'iminwa ye byasesekaragamo ubuntu n'imigisha ku bavuganaga nawe. Iyo niyo yari imibereho ya Yesu igihe yari hano ku isi. Ijambo ry'Imana rirakomeza ritubwira ngo hari ikindi kintu kijya kirengagizwa n'abashaka Uwiteka mu masengesho. Mbese uri umwizerwa ku Mana? Niyo ugiye gusenga uyu ubanza kuba umwizerwa ku Mana. Mbese ugiye gusaba umuntu akaba akuziho ubujura n'ubucakura, ahari yakwakira? Rero igihe tugiye gusenga ngo tujye tureba yuko turi abizerwa ku Mana. Ndakomeza n'ijambo ry'Imana. Haranditse ngo ariko bamwe bafite kwizera gupfuye. Iyo niyo mpamvu batabona iby'imbaraga z'Imana zikora. Baragambirira ndetse bagakora, ariko bagasenga rimwe na rimwe. Bajya bagambirira nabo imigambi myiza, ariko ngo bakajya basenga rimwe na rimwe. Kandi ntibizera Imana bihagije. Bibwira ko bafite kwizera, ariko kwizera kwabo n'ubushyuhe bw'igihe gito gusa. Ntibihanganira gutegereza igisubizo kivuye ku Uwiteka. Uko dusaba tutadohoka kandi twizera, niko turushaho kugirana ubumwe na Kristo. Rero abantu b'Imana dukeneye gusenga kandi tugasengana umwete kugira ngo dushobore guhabwa imico isa n'iya Kristo, kuko twebwe bwacu ntabwo twayishoboza. Iki cyari icya kabiri cyangwa se yari ya kabiri mu ntambwe zadushoboza kugera ikirenge mu cya Kristo. Uko gusenga tumaze kubona
kujya kugirira umumaro umuntu iyo abikoranye umwete nk'uko tumaze kubisoma, akabikora buri munsi adasiba nk'uko ijambo ry'Imana ryatugiriye inama. Akamaro kabyo naka, akambere ni uko amasengesho aduha ihumure ry'umutima. Ku isi hari ibihangayikishije abantu, hari intambara, hari ugupfusha b'ingirakamaro, hari ugupfusha benshi, hari ibihombo biteye ubwoba, hari inzara ziri kwibasira ibice binini by'isi, hari imivurungano, hari imyigaragambyo iri kwibasira imijyi minini ikomeye, hari inkongi z'umuriro ziri kwibasira ubutunzi bw'abantu. Ibyo byose n'ibindi bitandukanye tutabashije kurondora, n'imibanire mibi y'abantu mu miryango bihagaritse imitima ya benshi. Niyo mpamvu dukeneye amasengesho kugira ngo tubashe kurokoka ibyo byose byenda kubaho. Mu gitabo cy'imigani ya Kirisitu, ni umuzingo wa mbere ku ipaji ya 77 harimo iri jambo rivuga ngo imibereho yubaha Uwiteka ntizaba imibereho y'umubabaro. Imibereho y'umuntu yubaha Uwiteka ntabwo izabaho imibereho y'umubabaro, ahubwo iyo umuntu adafite Kirisitu nibwo ahora acuze igihunya amanjiriwe. Abiyemera bakikunda ntibigera bakenera kunga ubumwe na Kirisitu, ariko umutima utarahura n'igitare ariwe Kirisitu wirata imbaraga zawo, kwikunda no gushaka ibyubahiro, byirukana umukiza mu mutima. Kandi iyo atawurimo umuntu ahorana agahinda n'umubabaro. Iyo umuntu adafite Kristo mu mutima ngo ahorana agahinda n'umubabaro, ariko iyo Kristo ari mu mutima amera nk'iriba rivubura amazi afutse ahesha umuntu umunezero. Rero bantu b'Imana, gusenga bijya bitanga ihumure ry'umutima. Icya kabiri, bijya bitwunga na Kirisitu, bikatwunga n'Imana ndetse n'abandi. Ako ni akamaro ko gusenga. Icya gatatu ni uko bitwegereza Kirisitu. Gusenga bitwegereza Kirisitu ku buryo twumva dufitanye umusabano n'ijuru. Icya kane ni uko gusenga bidusubizamo intekerezo z'iby'umwuka. Iyo umuntu intekerezo zajarajaye, iyo yatangiye guhangayika mu ntekerezo, iyo asenze ajya yongera akagarurwamo n'intekerezo z'iby'umwuka. Iyo yatangiye kuvuga ati si ibintu nzabishobora, burya agakiza nako ntikoroshye, ngo iyo usenze usubizwamo intekerezo z'iby'umwuka. Gusenga bikura urujijo mu mutima. Iyo umuntu afite urujijo mu mutima maze yarangiza agasenga, imbaraga y'amasengesho ijya yamurura urujijo ruri mu mutima, nk'uko iyo izuba rivuye ahari igihu, izuba riva cya gihu kikamuruka kikagenda. Icya gatandatu ni uko umuntu yasenga abona imbaraga zitsinda isi, umubiri ndetse na Satani. Gusenga ni ingenzi kuko bitanga imbaraga zo gutsinda isi, umubiri ndetse na Satani. Gusenga kandi bikumira ibitero by'umwanzi. Iyo umuntu asenga agira imbaraga zikumira ibitero by'umwanzi. Icya munane ni uko gusenga bijya bimukuriza imico. Gusenga rero ni ingenzi kandi ni intambwe ya kabiri mu ntambwe z'abashaka kugera ikirenge mu cya Kirisitu. Intambwe ya gatatu ni ukuzirikana abandi. Kuzirikana abandi ni ingenzi. Ibyo turabisoma mu gitabo cya Luka. Yesu yabiciyemo umugani, ni Luka igice cya 10, cy'umuntu wari wahuye n'ibyago, ahura n'abambuzi, baramukubita, bamugirira nabi, bamwambura ibyo byose, kandi uwo muntu yari Umuyuda. Noneho abandi bahanyuze, umubonye wese yabona ari mwene wabo, ati kandi biransaba ko muvuza, kandi hari igihe bavuga ko ari nge bamugambaniye, kandi hari igihe bavuga ko ari nge bamukubiseho,
banavuga ko namwambuyeho, bagenda bamuhunga kugeza igihe hanyuze umuntu utari mwene wabo, arangije amugirira neza. Haranditse ngo ni Luka igice cya 10 muzahere ku murongo wa 25. Nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha nkore nte kugira ngo ndague ubugingo buhoraho? Nawe aramusubiza ati, byanditswe bite mu mategeko? Icyo usomamo ni iki? Aramubwira ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iri ni ijambo rikomeye ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Rizwi n'umugabane munini w'abatuye isi, ariko abakunda bagenzi babo nk'uko bikunda ni umubare muto. Kwemera gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ni ugutera intambwe yo kugera ikirenge mu cya Yesu. Barakomeza ngo Yesu aramubwira ati, unsubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. Ariko uwashatse kwigira shyashya abaza Yesu ati, harya mugenzi wanjye ninde? Yesu aramusubiza ati, yamubwiye wa mugani, ndihutira hepfo ku murongo wa 36. None utekereza ute muri abo batatu ninde wabaye mugenzi we waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, ni wamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugira utyo. Rero kwita ku bababaye, kuzirikana bagenzi bawe, uwarwaye ukamusura, uwagize ibyago ukamutabara, uwashonje ukamugaburira, iyo nayo ni inzira imwe no kumva ushaka kumenya amakuru y'abandi no kubazirikana. Ni inzira imwe y'ingenzi igifasha abantu kugera ku irembo ryo kwezwa ndetse no kugera ikirenge mu cya Yesu. Mu gitabo cy'umurimo wa gikirisitu paji ya 235 ndagira ngo mpasomere ijambo abadukurikiranye mumfashe kuryumva neza. Haranditse ngo Kristo yavuze ko uwo Musamariya ari we wabaye mugenzi we wari waguye mu maboko y'abambuzi. Umurewi n'umutambyi mu itorero bagereranya itsinda ry'abantu bagaragaza kwigira simbirimo ku bakeneye impuhwe n'ubufasha byabo. Hari abantu mu itorero bajya bigira simbirimo, kandi hari abantu bakeneye ubufasha bwabo ngabo, ngo abo niwe bagereranya n'uyu murewi n'uyu mutambyi witambukiye kuri uyu muntu ntagire icyo amufasha. Hepfo barakomeza bavuga ngo abo bantu umwanya uwo ari wo wose baba barimo mu itorero ni abishi b'amategeko y'Imana. Umuntu wese utazirikana mugenzi w'igihe yagize ingorane ngo amufashe, ngo amwunganire igihe cyose abishoboye, nubwo yaba ntawe yishe kandi akaba ntawe yatutse, akaba nta n'uwo yibye, ariko aba yishe amategeko y'Imana. Ijambo ry'Imana rirakomeza ngo Umusamariya we ashushanya umutwe w'abantu bafatanya na Kristo by'ukuri, kandi bakigana icyitegererezo cye mu gukora ibyiza. Uyu Musamariya wanyuze kuri uyu muntu akamusanga, akamwomoza amavuta ye yera yahenda, akamujyana kwa muganga, yarangiza agatanga ubutunzi bwe ngo avurwe, akamwishyurira ibitaro n'igitanda. Agereranya ngo abantu bose bajye bafata Yesu Kristo nk'icyitegererezo cyabo, maze bakagera ikirenge mu cya Yesu. Rero abantu b'Imana, icyo nicyo turi gusabwa uyu munsi, kuko Yesu impamvu tugera ikirenge mu cye, impamvu dufata icyitegererezo cye, twabibonye ko ari wese w'imico udahinduka cyangwa agira igicucu cyo guhinduka. Harakomeza ngo abagirira impuhwe imbabare, impumyi, ibirema, abamerewe nabi, abapfakazi, imfubyi n'abandi bose bakennye, Kristo abafata nk'abumvira amategeko, bakaba bazaragwa ubugingo buhoraho. Imirimo yose y'imbabazi, y'ubugiraneza, y'impuhwe ikoreye abakene, impumyi, ibirema,
abarwayi, abapfakazi n'impumyi n'imfubyi, Kristo abifata nk'aho ari we byakorewe, kandi iyo mirimo yandikwa mu ijuru, ndetse na ba nyiri kuyikora bazagororerwa. Rero abantu b'Imana, kuzirikana abandi, kuzirikana ibibagoye, kuzirikana imibabaro yabo, ibyo bishobora kudufasha kuba twagera kuri byinshi. Niyo mpamvu ari ingenzi yuko umuntu wese iki kintu acyitaho, akamenya kuzirikana abandi ndetse no kuzirikana abababaye, kandi ukabaha ibishobora kubagirira ingirakamaro. Ijambo ry'Imana rirakomeje rigira ritya riti, ni ya paje y'igitabo cy'umurimo wa gikirisitu ku ipaje ya 235. Ku rundi ruhande, ubuhamya buzandikwa mu gitabo bwo gushinja abagaragaza kutagira icyo bitaho, nk'umutambyi n'umurewi ku bibazo by'indushyi. Abantu batagira icyo bitaho ku bibazo by'indushyi nabo bandikwa mu kindi gitabo. Nabungukira ku bukene bw'abandi, bakabongerera umubabaro ngo banezeze kwikubiraho kwabo. Imana izitura igikorwa cyose cyo gukiranirwa no kwigira simbirimo no kwirengagiza abakene. Amaherezo buri wese azagororerwa hakurikije ibyo yakoze. Amaherezo buri wese ngo azagororerwa hakurikije ibyo yakoze. Rero iyi yari ingingo ya gatatu mu biranga umuntu uri kugera ikirenge mu cya Kristo. Hanyuma iyi ngingo ya kane y'abantu bagera ikirenge mu cya Kristo ni abafite umugambi mwiza wo gutsinda ibigeragezo. Mu gitabo cy'u Rwambere rw'Abakorinto, ni igice cyaho cya 10, Rwambere rw'Abakorinto igice cya 10, ndasoma kuri uyu murongo wa 13, haranditse ngo, nta kigeragezo kibasha kukugeraho kitari urusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikigeragezo izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Iyo umuntu afite umugambi mwiza wo gutsinda ibigeragezo, ngo yahabwe imbaraga yo gushobora kubyihanganira ndetse no kubitsinda, nk'uko biboneka n'ubundi mu gitabo cy'Abaheburayo, ni igice cyaho cya 2, Abaheburayo igice cyaho ni icya 2, turasoma aha ku murongo wa 18, haranditse ngo, kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha gutabara abageragezwa bose. Ubwo Yesu yababajwe kandi akanageragezwa ubwe abasha gutabara abageragezwa bose. Umuntu ufite ibyo byiringiro yahura n'ikigerageza agatabaza Yesu, kuko azi ko abasha gutabara abageragezwa bose. Uyu niwe uri gutera intambwe muye abari kugera ikirenge mu cya Yesu. Yakobo igice ni cya 1 umurongo wa 3, naho haranditswe ngo, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Rero abantu b'Imana dukeneye kugambirira imigambi myiza yo gutsinda ibigeragezo, ariko dutabaje ijuru. Ibyo turabisoma n'ubundi mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, ku ipaje ya 532, maze twumva ko ijambo ry'Imana ritubwira. Haranditse hagira hatya hati, abantu bagira uburakari cyangwa umujinya igihe cyose bumva ko bahemukiwe, babugururiye Satani imitima yabo. Iyo umuntu akurakaje uba uhuye n'ikigeragezo. Iyo umuntu akwibye ukamufata cyangwa se ntumufati, uba uhuye n'ikigeragezo. Iyo umuntu akwambuye, iyo umuntu aguhemukiye, iyo uhuye n'uburwayi bukababaza umubiri wawe, uba uhuye n'ikigeragezo. Iyo uhuye n'urucantege rwagabanya iby'umwuka byawe,
uba uhuye n'ikigeragezo. Ngo ariko iyo ucyemeye kikaza kikakwibasira nawe ukagikingurira, ngo ni Satani uba ukinguriye umutima wawe. Kuko haranditse ngo abantu bagira uburakari cyangwa umujinya igihe cyose bumva ko bahemukiwe, babuguririye Satani imitima yabo. Ni ngombwa ko umujinya n'uburakari byose bicibwa mu mutima w'umuntu ushaka kugirana umushyikirano n'ijuru. Umuntu wese ushaka kugirana umushyikirano n'ijuru ngo agomba guca uburakari n'umujinya mu mutima we. Hepfo baranditse ngo muri imbata z'uwo mwumvira uwo, iyo twimitse uburakari, iruba, kwifuza, urwango no kwikunda cyangwa ikindi cyaha cyose, duhinduka imbata z'icyaha. Ibyaha bitwikiniraho uko bishaka iyo hari kimwe wanze kureka. Hepfo haranditse ngo niba turi imbata z'icyaha ntitwaba n'imbata za Kristo ngo bikunde. Niba abantu bemeye kuba imbata z'ibyaha ntabwo byabakundira kuba imbata za Kristo. Ahubwo byagenda bite rero? Umukristo azahatirwa na kamere ye gukora ibibi, kuko umubiri wifuza iby'umwuka yanga. Umukristo wese hari kamere izamuhatira kujya gukora ibibi, ariko se azabigenza ate? N'umwuka akifuza iby'umubiri yanga, yuhora urwana ushikamye. Yuhora urwana ngo ariko urwana ushikamye. Aha niho ubutabazi bwa Yesu bukenewe. Intege nke za kimuntu zihinduka izifatanije n'imbaraga z'Imana. Niko kwizera nuko ukwizera kukavuga kuti ariko Imana ishimwe iduhana kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Biri mu rwandiko rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo waho wa 57. Rero bantu b'Imana, murumva yuko tugomba kugira umugambi mwiza wo gutsinda ibitugerageza, ariko tutirwaniriye ubwacu, ahubwo dutabaje ijuru. Mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose mu Kinyarwanda ni ku ipaje yaho ya 87, kandi turi hafi kwerekera ku musozo. Haranditse hagira hatya hati Uwifuzwa ibihe byose, ku ipaje ya 87. Ndagira ngo mpasome aya magambo. Haranditse ngo mu gihe cya nyuma cy'intambara ikomeye barwanya Satani, abazakomeza kuba indahemuka ku Mana bazavutswa inkunga yose yo mu isi, kuko bazaba baranze kwica itegeko ry'Imana ngo bumvire ubutegetsi bw'isi. Bazababuza kugura no kugurisha no gutunda, maze ku iherezo bazatanga itegeko ryo kubica. Ariko se bizaba biti? Ariko abazumvira bahawe isezerano ngo abazemera kumvira Kristo bahawe isezerano ngo uwo ni uzatura hirengeye, yikingira igihome cyo ku rutare, azahabwa ibyo kurya bimutunga, n'amazi yo kunywa ntazayabura. Aya ni amagambo y'iri byiringiro n'ihumure ku bageragezwa bose. Harakomeza ngo abana b'Imana bazatungwa n'iryo sezerano, mu gihe isi izaba yatsembwe n'inzara, bo bazagaburirwa. Ngaho mwumve, babujijwe kugurisha, babuzwa kugura, babuzwa gucuruza, ndetse babirukanwa ku mirimo, bakwa n'ibyabo byose, kugeza igihe hashyizweho itegeko yuko bicwa. Ngo ariko aho bahungiye Imana izajya ibagaburira, kandi n'isezerano ryayo. Rero abantu b'Imana, ikigeragezo cyose twahura nacyo uko cyaba kimeze kose, dushobora kugitsinda turamutse twemeye gukorana n'Imana, turamutse twemeye kugera ikirenge mu cya Kristo. Kristo yararwanye, arwana neza,
kandi atsinda ibishuko nk'uko biboneka muri iki gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose. Ndasoma amagambo make ari ku ipaje y'112 haranditse ngo Satani yihatira gutera mu bantu ingeso zijimisha ubwenge kandi zigasigingiza ubwonko bwakira iby'umwuka. Ngaho wumva ukuntu Satani ari mubi. Yihatira gutera abantu ingeso zijimisha ubwenge kandi zigasigingiza ubwonko bwakira iby'umwuka. Nyamara Kristo we atwigisha gutegeka ingeso zose za kamere. Kristo we atwigisha gutegeka ingeso zose za kamere. Imibereho ye yose yatubereye akabarore n'ukwitegeka ndetse no kwiyanga. Imibereho ya Yesu ngo igomba kutubera akabarore tugenda tureberaho uko twakwitegeka ndetse no kwiyanga. Ingingo ya nyuma ariyo ya 5 ariyo mu ntambwe zidushoboza kugera ikirenge mu cya Kristo ni ugushyira mu bikorwa umucyo twakiriye cyangwa tumenye. Biboneka mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze ku ipaje yaho ni 105 haranditse ngo tugomba gushyira mu bikorwa umucyo tumaze kwakira, ngo niho Kristo azarushaho kuduha undi mucyo nitumara gushyira mu bikorwa uwo twakiriye. Nimukomeza hepfo abazakira uwo mucyo nibo bazashobora guhangana na Satani. Naho abazumva gusa ntibashyire mu bikorwa ngo Satani azabagotesha umwijima we, ngo narangiza ye kugarukira aho ngaho ngo abatere gukora ibyaha, ngo narangiza ibyaha byabo n'amafuti yabo bishyira ahagaragara bakorwe n'isoni batinye kongera gufatanya na bene se. Hepfo harakomeza ngo Imana niyo mbaraga zacu, tugomba gukomeza kuyihanga amaso kugira ngo tubashe tugomba gukomeza kuyihanga amaso kugira ngo tumenye kwiyobora. Hepfo baravuga ngo niyo mpamvu umuntu wese agomba gushaka hafudika. Buri wese ngo agomba gushaka hagira intege nke n'ahafudika, ngo yarangiza agaharanira intsinzi nshya buri munsi. Ngo ibyo nituramuka ari byo dushaka, ngo byanga byakunda tuzatsinda iyi si, dutsinda umubiri na Satani, ngo kandi ingorane zikomeye zizarindwa itorero. Rero bantu b'Imana, reka dusoreze aha ngaha. Twari turi kureba iri jambo ryatubwiranga ngo intambwe zadushoboza kugera ikirenge mu cya Kristo. Twabonye ko ari intambwe 5: ni ugukunda ijambo ry'Imana, ni ugusenga ubyitayeho kandi buri munsi, ni ukwita no kuzirikana ku bandi cyane cyane igihe bari mu kaga, ni umugambi mwiza wo gutsinda ibigeragezo no gushyira mu bikorwa umucyo wakiriye cyangwa se ibyo umenye. Imana idufashe kandi bidushoboze, izaduhe no kugira ku mico ya Yesu, kuko twabonye ko ari wese w'imico, mu izina rya Yesu, amen. Amena. Imana irakoze cyane kubw'iki cyigisho cyiza nanone inyujije muri mwene data, cyatwerekaga intambwe zigeze kuri 5 zadushoboza kugera ikirenge mu cya Yesu, kuko ibyo duhamagarirwa gukora niwe yabanje kubikora maze bigira aho bimugeza. Rero reka dusabire buri wese ko iri jambo ribirye, maze koko rikadushoboza kugera ikirenge mu cy'Umwami Yesu watubanjirije, ngo tubere urugero rwo gukiranuka. Niba duhamagarirwa gusenga, nawe yarasengaga, kandi tuzi neza ko yari umwana w'Imana wavuye mu ijuru, ariko nk'umuntu wari wambaye umubiri ntibyamubuzaga gukenera imbaraga irenze ye bwite, ariyo mbaraga y'Imana. Ibyo bitwigisha ko natwe nk'abantu buntu ntacyo twakwigezaho na kimwe tutabibashishijwe n'Imana, ndetse no gukunda ijambo ryayo, kuko iri jambo nimwe dukura ubwenge ndetse n'ubumenyi
butwereka aho dukwiriye kunyura n'aho tudakwiriye kunyura, ibyo dukwiriye gukora n'ibyo tudakwiriye gukora. Twasanzemo no kwita ku bandi, kuko Yesu yazanywe no gukorera abandi, ntabwo yaje gukorerwa keretse gukorera abandi. Niko ubukristo bwacu bubingira akamaro, tukaba twiganye Yesu tukanyura aho yanyuze, iyo dushoboye kubera abandi umumaro. Reka tubashimire kuba mwakurikiranye. Imana ibongera imigisha myinshi y'umwuka ndetse n'iy'umubiri, kandi iri jambo ribe twese iryo kuzaduhesha ubugingo atari gucirwaho iteka. Tubisabirane twese ngo Imana ibiduhere mu izina rya Yesu. Reka rero dusoze turirimbe indirimbo y'193 maze dusenge dusoze. Mbese urumva ushaka gutunganira Yesu, nguyu ujyana nawe mu nzira ntoya, akwikorerera imitwaro yawe yose, emera ugengwe nawe, aze gutunganya kuboneze, amaraso yakwezeho ibyaha, akuzuza urukundo rwe rwinshi, niwe mera kuyugengwa nawe. Mbese urashaka kwa kubatura mu byaha, ngaguha amahoro yo mu mutima, ajya kuramira we guhora urwaguza, emera ugengwe nawe, aze gutunganya kuboneze, amaraso yakwezeho ibyaha, akuzuza urukundo rwe rwinshi, niwe mera kuyugengwa nawe. Mbese urashaka kugabana ku bugingo, ngo wibere mu bwami bwo mu ijuru, urashaka kumara neza muri byose, emera ugengwe nawe, aze gutunganya kuboneze, amaraso yakwezeho ibyaha, akuzuza urukundo rwe rwinshi, niwe mera kuyugengwa nawe. Turagushimye Data wa twese ugira neza uri mu ijuru, tugushimiye ko wabanye natwe muri aka gahe watugeneye ko kwiga ijambo ryawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Watweretse uburyo ari akaga kuba ibiti ubutaka bunyunyuriza, kunyunyuriza ubutaka ubusa, ndetse utweretse uburyo twagera ikirenge mu cyawe. Turagusabye ngo bidushoboze akantu ku kandi nk'uko twabyumvise, uduhe kuba bigishwa bazima, bashyira byose mu bikorwa bakagendera mu nzira zawe, tukanyura aho wanyuze tukagera ikirenge mu cyawe. Nugaruka uzaducyura mu bwami bwawe, ubane natwe abakurikiye bose, ubarinde gucyura ubusa, ahubwo imbaraga y'umwuka wera bayisigarane mu mitima. Ngaho bana natwe muri byose, imigisha y'umwuka n'iy'umubiri uyu munsi wose yitugenere ku rugero rukwiriye, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen.